isi iri kugenda itera imbere mu buryo bw'ikoranabuhanga ku buryo abantu cyangwa se ikiremwa muntu gikomeje gutangara n'ibyo gikomeza kugenda kibona. Inganda nyinshi zo mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane mu Bushinwa, ku mbwa za robo Ubushinwa bukomeje gushyira ku isoko. Izi mbwa zishobora gukora imirimo ikomeye cyane ku rugamba cyangwa se mu nganda, zifite ubushobozi bwo kwiyobora, gutwara ibikoresho by'ingenzi ndetse no gutanga umutekano mu bihe by'intambara. Turibanda neza ku buryo izi robo za Spot, GO2, Vision 60 na Lynx zifashishwa mu guhangana n'ibibazo bya gisirikare ndetse n'uburyo zikoreshwa mu bikorwa by'ubutasi no gucunga umutekano. Ariko se ibi bizaba intambara y'ejo hazaza cyangwa se ni igihe cy'ibikoresho by'ikoranabuhanga bizifashishwa mu kubungabunga amahoro? Rero reka uyu mwanya nzikunyuriremo neza zino mbwa zimaze kuba akasamutwe hano ku mihanda, zimaze gutera ubwoba. Nk'ibisanzwe wamaze kugera kuri TONNY BLISS official. Niba utarakora subscribe, ndagusaba gukora subscribe, ubundi tujye tubana no mu bindi byegeranyo byinshi bigiye bitandukanye. Mbahaye ikaze. Tekereza ku rugamba, aho abasirikare batigera bananirwa cyangwa se ngo bagire uburwayi, aho batazigera bagira ubwoba cyangwa se bakemanga ibyo bakora. Ubushinwa burimo guteza imbere ikoranabuhanga ry'igisirikare ku rwego rutigeze rubaho mbere, aho batangije itsinda ry'imbwa zifite ubushobozi bwo kwirwanaho zitayobewe n'abantu. Izi mashini zigezweho zirihuta cyane, zifite ubwenge kandi zagenewe ibikorwa bya gisirikare gusa. Ariko se ibi byose bivuze ko turi kwinjira mu bihe bishya by'intambara cyangwa se mu kintu giteye ubwoba kurushaho? Reka dusobanukirwe neza ikoranabuhanga rigezweho rikoreshwa muri zino mbwa z'intambara no kumenya ingaruka ryagira ku mutekano w'isi yose. Murakaza neza mu gihe cy'ingabo z'ikoranabuhanga. Imbwa ya mbere yitwa Spot and Boston Dynamic yakozwe na Spot. Ni imwe mu mbwa zikoreshwa n'ikoranabuhanga kandi ubikaba ikomeje kuvugururwa mu buryo buhambaye. Spot yagiye ku isoko ku nshuro ya mbere umwaka ushize ku giciro cy'amadolari 74,500. Boston Dynamic imaze kugurisha Spot zirenga 400 kandi zimbwa zifashishwa mu bikorwa bigiye bitandukanye nko kugenzura ahari ibyago byinshi nko mu nganda za kirimbuzi, ahacukurwa za petroli, ahakorerwa ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro n'ahakorerwa ubwubatsi. Boston Dynamic imaze gukusanya ibitekerezo by'abakiriya bayo. Ubu irimo gushyira ku isoko Spot nshya ifite ukuboko gushobora gukora imirimo igiye itandukanye ndetse n'izindi nyongera nshya. GO2 ni imashini nshya yakozwe na Unitary, ifite ubushobozi bwo kwihuta kugera ku birometero 18 ku isaha kandi ifite bateri ishobora kumara amasaha 4 itarashiramo umuriro. Iyi mbwa ifite ubwenge bwa AI kandi ishobora gukoresha ikoranabuhanga rya ChatGPT kugira ngo yisubize ku mategeko yahawe, nk'ayo kuyisaba kubyina, guhaguruka ku biganza byayo no gufata amafoto. Ifite kandi sensor ya 4D radar aho iri ndetse n'ikikikije. GO2 imaze gukoreshwa mu bikorwa bigiye bitandukanye nko gutunganya umuzabibu mu mushinga wa Vietnam ndetse nko kuzana imijugujugu n'ibikoresho by'imikino mu mikino ya Aziya yabereye muri Hong Kong. Vision 60 ni imashini ikomeye ishobora kugenda mu buryo bwose, ikaba ishobora gutwara ibikoresho binyuranye harimo ibikoresho by'ubutasi, imbunda zigenzurwa kure n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Iyi mbwa yihuta kuri metero 3 mu isegonda kandi ishobora kwikorera cyangwa se ikayoborwa. Yagenewe gutanga umutekano, kugenzura ububiko no gutanga ubufasha mu bikorwa bya gisirikare bigiye bitandukanye. Enemy ni imbwa y'ikoranabuhanga yifashishwa mu bugenzuzi bw'inyubako n'ibikorwa bikorerwa ahantu hakomeye kugera. Ifite scanner ya radar 360, ikaba ifite amakamera 8 n'ubushobozi bwo kumva amajwi ya ultrasound. Iyi mbwa ishobora kugenda mu nyubako zifite amagorofa menshi, ikusanya amakuru y'ingenzi kandi igira uruhare rukomeye mu gusuzuma ahari ikibazo hose. Dog 2 ni imbwa ya kabiri ya robo yakozwe na Xiaomi. Iri koranabuhanga ryagenewe kugendana n'abantu, rikabasha gusubiza ku mategeko yatanzwe binyuze mu majwi cyangwa se ibimenyetso by'amaboko. Ishobora gukora ibikorwa nk'iby'imbwa zisanzwe nko kuzunguza umurizo, kwigaramira nko gukora backflip. Ifite ubushobozi bwo kugenzura ibikoresho byo mu rugo n'ibikoresho by'imyidagaduro na purifier y'umwuka kubera uburyo bwayo bwo guhuza ibintu binyuranye hakoreshejwe ikoranabuhanga rya LOT.
Lynx ni imbwa ya robo ifite amaguru afatanye n'amapine, ishobora kugendera ahantu yihuta no kuzamuka ahantu h'inzitane cyane. Ishobora gukina mu mucanga, kugenda mu mazi ndetse no gutembera mu mirwa mikuru mu buryo buteye ubwoba. Iyi mbwa yagaragaye ikora ibishoboka byose, harimo nko kurira ahantu hakomeye ndetse no gukora imyitozo yihariye ku rubura. Terminator ni imbwa ya robo ifite ubushobozi bwo kurasa umuriro muri metero 30. Yatangijwe mu mwaka ushize na Throwflam kandi ishobora kugurwa ku giciro kiri munsi y'amadolari 10,000. Ifite senso ya radari ya 4D, ikaba ifite kamera imbere n'ibindi bikoresho by'ubutasi. Robodogs ni imbwa za robo zimaze igihe zikoreshwa n'igisirikare cyo hirya no hino ku isi. Ubushinwa bwagaragaje izi mbwa zifite imbunda muri maneuvers za gisirikare zari zifatanyije n'ibihugu nka Cambodia, Laos, Malaysia, Thailand ndetse na Vietnam mu mwaka wa 2020. Air Force ya Amerika nayo yagaragaje ko izi mbwa zifashishwa mu gusuzuma neza ahari ibibazo hakoreshejwe ubuhanga bwa AI no gusesengura neza amakuru vuba. Mu ntambara y'Ubushinwa na Ukraine, drone zagaragaje ubushobozi bwo kurangiza ibikoresho bya gisirikare bikomeye nk'amakamyo y'intambara ndetse n'ubwato. Ubushinwa nk'umwe mu bagurisha drone nyinshi ku isi bwashyizeho amabwiriza abuza kohereza ikoranabuhanga rya drone hanze y'igihugu, bikaba bivugwa ko ari ku mpamvu z'umutekano wihariye. Unitary B1 ni imbwa ikomeye zifashishwa mu nganda zigiye zitandukanye, ifite ubushobozi bwo gutwara ibiro 40. Ishobora kugendera ku butaka bugoye ndetse ikabasha kwihanganira amazi kuko ifite icyemezo cya IP68. Iyi mbwa ifite ubushobozi bwo kwikorera ibintu binyuranye, ikora ubutasi, ikanatanga umutekano mu bice bigoye kugeramo. Kuva mu ntambara ya Ukraine, imbunda zihagaze kuri drone n'imbwa za robo yerekanye ko intambara z'ahazaza zishobora kuyoborwa n'ibikoresho bidafite abantu. Ubushinwa nk'igihugu gishishikajwe mu iterambere ry'ikoranabuhanga mu gisirikare bukomeje gushyira imbaraga mu gukora izi mbwa zifite ubwenge, aho bashobora kugira ingaruka ku mutekano w'isi. Ese ubu buhanga buzafasha isi kugera ku mutekano urambye cyangwa se burimo gutegura intambara nshya izaba yishingikirije ku mashini kurusha abantu? Igihe cyose ibi byose bikomeje kugenda bikorwa, muri rusange ibyiza n'ibibi bikoreshwa ry'imbwa za robo mu gisirikare biratanga isomo rikomeye ku mutekano w'isi. Uko ikoranabuhanga rikomeza gutera imbere, niko tugenda tubona uburyo bushya bwo guhangana n'ibibazo bikomeye, ariko nanone hakaba n'ingaruka zitaziguye mu byerekeye amahoro n'umutekano. Uko Ubushinwa bukomeza guteza imbere izi robo, dukeneye kwitegura neza iby'ahazaza kugira ngo tumenye neza uburyo bwo gukoresha neza cyangwa se kugenzura ibishobora gutera impinduka mu isi. Iki gihe cy'ikoranabuhanga mu gisirikare kiradufasha gusobanukirwa neza uko ibikorwa bya robo bishobora kugira uruhare rukomeye mu guhindura imirimo ya gisirikare no gukemura ibibazo bihari. Ariko ibyiza by'iki gihe by'ikoranabuhanga bigomba gukurikiranwa neza kugira ngo bidahungabanya amahoro. Muri iki gihe cy'ubuhanga ni ngombwa yuko twakomeza gutekereza neza ku ngaruka z'ibyo dukora. Mwakoze kubana natwe nk'ibisanzwe. TONNY BLISS official, mukomeze mudukurikire ndetse no ku mbuga nyinshi zigiye zitandukanye nka TikTok. Amazina namwe mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.